umurongo wa 4 haravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye abe ariho ujya. Mwakira ijambo ry'Imana. Mbere ya byose reka mbanze nivuge amazina. Nitwa Pastor Mugabo Jean Pierre, ndi umukozi w'Imana wasigiye gukorera Imana. Shuti yanjye, mwene data, we dusangiye kwizera izina rya Yesu Kristo, we wizera Imana. Iyo mbivuze gutya hari n'abandi batemera Imana, ariko wowe wagize umugisha wo kuyemera cyangwa kubw'imirimo Imana igiye gukorera, ushobora no kuyemera, kuko Yesu yaravuze ngo nimutizezwa n'ibyo mbabwiye muzanyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Imirimo Yesu akora ishobora gutuma abantu bamwe bamwemera kandi bataramwemeraga. Bishatse kuvuga ngo hari abantu batemera Imana uyu munsi, ariko ejo bazayemera, cyangwa uyu munsi nimugoroba bari buyemere. Ariko si iyo message nendaga kuguha, nuko nabyo numvaga byari bimanitse. Hari ijambo rimwe Yesu ambwiye, niyihe message yawe? Hola bivone kota shandole bone stansoma. Amen. Ni message ivuga ngo Yesu arakiza. Yesu arakiza. Iyi ni message ushobora kuba warumvise ahantu henshi. Iyi ni message ushobora kuba warumviye mu nsengero zitandukanye, mu bavugabutumwa batandukanye, mu bahanuzi batandukanye, mu buryo butandukanye. Ariko nanone uyu munsi impamvu rigarutse mu matwi yawe ni iyihe? Impamvu rigarutse mu matwi yawe irahari. Haleluya. Reka nkubwire kubwira ijambo mvuze. Uyu ni umugaragu w'Imana Yeremiya. Sindi uvuge Yeremiya cyane. Yeremiya ni umwe mu bakozi b'Imana bahamagawe kugira ngo hanure mu gihe cy'Abisirayeli, ariko kandi ni umwe mu bahuye n'intambara zikomeye, kuko Yeremiya ni inshuro nyinshi yisanze muri gereza, ni inshuro nyinshi yisanze mu bibazo, ni inshuro nyinshi yisanze mu bihe bitamworoheye, ariko akomeza kubana n'Imana, akomeza kugendana n'Imana, akomeza kwizera Imana. Haleluya. Iri jambo tuvuze yaribwiwe mu gihe yaramaze gufungurwa muri gereza. Umwami aramubwira ngo noneho rero uyu munsi Yeremiya we ndakubohora, nguvaneho iminyururu yose warubohesheje, iri ku maboko n'iri ku maguru. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, ngo ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Ngo dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona kuboneye abaruha werekeza. Dore tangaza Imana impaye ku buzima bwawe. Haleluya. Uyu ntabwo ari Yeremiya uri kubwirwa uyu munsi. Niweho Imana intumyeho mama, niweho Imana intumyeho papa, niweho Imana intumyeho mushiki wanjye, niweho Imana intumyeho mukuru wanjye, murumuna wanjye, niweho Imana intumyeho. Haleluya. Ntabwo nzi imigozi ikuziritse, ntabwo nzi iminyururu ikuziritse, ntabwo nzi ibikuziritse, ariko Imana irebera hose icyarimwe, irihira kureba. Kandi lebone kota shandole bone sansoma. Mpagaze mu mavuta mpabwa n'Imana, mpagaze muri profesa. Haleluya. Ndabizi wahuye n'abahanuzi benshi, wahuye n'ababwiriza benshi, wahuye n'ababishop benshi, wahuye na pastor benshi, ariko reka ngutangarize ndi mu bwami bw'Imana, reka ngutangarize ndi mu bwiza bw'Imana. Hari iminyururu imaze igihe ikuboshye. Reka mvuge muri uyu mugoroba ngo sinze uherereye, hari ubwo bwaba bukeye ahuri, ariko hari ubwo bwaba bwije ahuri. Reka ngutangarize iyi saha, reka nkubwire ngo hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga ziri muri Yesu. Izo zibohora abo Satani yaboshye, izo zibohora abo daimoni baboshye, izo zibohora abazimu baboshye, izo lebone kota shandole bone sansoma. Reka ngutangarize mwana w'Imana, akira kubohoka, akira imbaraga zikubohora. Ndagira ngo wizere, nta kindi kintu kinesha abadaimoni, ni ukwizera ko ibyo wabonaga bidashoboka mu Mana bishoboka. Rero ndagira ngo usuzugura abadaimoni, ndagira ngo usuzugura abazimu, ndagira ngo usuzugura uwo murozi, ndagira ngo usuzugura umupfumu, ndagira ngo usuzugura uwo mwanzi w'umusaraba, ndagira ngo usuzugura iyo ndwara, ndagira ngo usuzugura ibyo byago, ndagira ngo usuzugura ibyo bibi byose, ndagira ngo usuzugura ubwo bukene, ndagira ngo usuzugura
usuzugurwa bushobera umazemo igihe. Ndagira ngo usuzugure ibyo bibazo umazemo igihe. Ndagira ngo usuzugure izo ntambara umazemo igihe. Nona nanjye ndaguhanuriye nk'umuhanuzi w'Imana, nk'umutambyi w'Imana, nka profeta w'Imana, bohoka mu izina rya Yesu, bohoka mu izina rya Yesu. Ndakubohora twaho ubutware n'ubushobozi. Bibiri ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo mbahaye ubutware bwo gukinga ijuru ndetse mukanarikingura, kandi mu minsi yo guhanura kwabo ngo bazategeka. Haleluya. Rero nyemerera ngo uhanurire kandi wakire. Ndumva ndi mu mwuka wera, ntabwo ari ibintu ndi kwihimbamo, no, ndumva ikirere cy'imbaraga z'Imana. Imana ndayizi, nayibonye mwene data, nayibonye. Reka nkubwire iyo Mana yije kukubohora, yije kugutabara. Alabivone kota shandore bone sansoma. Umaze igihe mu byaha byanze kubirekura, ariko akira message y'Imana, akira imbaraga zikubohora, bohoka mu izina rya Yesu, 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 bohoka nonaha. Oh, le bonne kota otala binivo instance shando le bonne sansoma. Oh mama, akira kubohoka. Mama, akira imbaraga zikubohora, akira insinzi ya Yesu, akira ubuzima butangwa na Yesu, akira imibereho itangwa na Yesu. Papa, akira kubohoka, akira imirimo y'Imana, akira gukora kw'Imana, akira kubona Imana. Mushiki wanjye, akira icyo umaze igihe uri gusengera, icyo wifuza, akira. Oh mukuru wanjye, murumuna wanjye, akira imirimo y'Imana. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hola bifone kota shando le bonne sansoma otaya gide menevone stance. Oh, urakoze Yesu, hari imbaraga zazi kumazeho igihe. Mbonye Imana ikubohoyeho. Hari ikirere cy'umwijima cyari cyarakugose ndetse cyatumye utagira n'amahoro muri wowe, ariko Imana ikubohoyemo icyo kirere kandi ugize amahoro mu buzima bwawe. La bifo enekota shandole bonne sansoma. Oh, dore nyumva nawe hari ubure arakarengane wari uhura nako, ariko Imana irambwiye ngo iguhereje lebo enekota. Urakoze mwami, iguhereje kurenganurwa. Imana irakurenganuye kugira ngo bimenyekane ko ari Imana ikimanza zitabera. La bifo enekota shandole bonne sansoma. Jesus, urakoze mwami. Oh, wari umaze igihe ufite ubwoba bw'umutima, ariko Imana irambwiye ngo ikuvanyeho icyo cyago. La bifo enekota. Urakoze mwami. Oh, reka nkubwire papa, nibyo byari byanzuwe ko ugiye gufungwa, ariko ntabwo ugifunzwe. Ni ku ijwi ry'Imana rivuganye nanjye, ntabwo ugifunzwe. La bifo enekota. Mushiki wanjye ufushije ubukwe inshuro nyinshi, ubukwe bwawe bupfuye inshuro nyinshi, ariko Imana irakubohoye, kandi nta yindi mpamvu Imana ibikoze, nukugira ngo uhite uyizera ku rwego rwo hejuru. Ala bifo enekota. Yesu aravuze ngo nimutizezwa n'ibyo mbabwiye, muzanyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Imirimo Imana igukoreye, oh, igutere kwegera Imana. Oh, la bifo enekota. Nibyo ndabimenye nabyo. Urugo rwawe rwari mu manegeka, ariko akira Imana ikubakire mu izina rya Yesu. La bivone. Oh, nawe watakaje amahirwe, akira andi mahirwe mu izina rya Yesu. In the name of Jesus, akira andi mahirwe. La bifo enekota shandole bonne sansoma otaya gide menevone stance. Oh my God, ibi ni ibiki mwami? Yo, iyi ndwara wayivurije ahantu henshi, ariko operation y'Imana ikoreye muri wowe, operation y'Imana ikoreye muri wowe. Akira, Imana iragukijije. Ala bifone kota. Akira, Imana iragukijije. In the name of Jesus, mu izina rya Yesu. Oh my God, uyu mwuka w'inyatsi igihe cyose iyo ugize ngo weguye umutwe uhita wisanga wasubiye hasi, ariko Imana irambwiye ngo ikuvanyeho uyu mwuka w'inyatsi. Donc uyu mwuka uguhoza hasi kugira ngo utazamuka. Iki kirere Imana irakikwambuye, kandi nta yindi mpamvu Imana ibikoze
ni ukugira ngo wizere Imana. La before enekota, oh my God. Nibyo ugerageza igihe cyose kugira ngo uve mu isi y'ibyaha winjire mu bwami bw'Imana, ureke ibyaha, ariko ukabura imbaraga zikubohora. Ariko uyu mugoroba akira imbaraga z'Imana, akira imbaraga zikubohoye, akira imbaraga zigukuye aho hantu. Imana iguhaye agakiza. Mbonye umucyo mwinshi ukumurikira, mbona umwijima wari waragutwaje igitugu ukuvuyeho. Akira kwinjira mu nzu y'Imana, akira gukorera Imana mu buryo budasanzwe. Nibyo, oh my God, iki nacyo nicyo, urakoze. Nibyo, wabaga mu nzu y'Imana ariko hari icyaha cyari cyarakunaniye. Yewe hari n'undi wari ufite ibyamunaniye. La before enekota, oh my God. Ndiho mishurwa ibintu byinshi, ariko Yesu arabohora, Yesu arakiza, Yesu aratabara. Mu izina rya Yesu ndagusengeye, ndagusengeye, ndagusengeye. Akira intsinzi y'Imana, akira ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mugoroba Yesu arakubohoye, akuvanyeho iminyururu, akuvanyeho ibyago, akuvanyeho ibibazo. Uzajye mu rusengero ushimira Imana, uzashimira Imana yabikoze mu buryo bwose Imana izagushobozamo. Uzashimira iyo Mana kandi uzayikorera. Nyuma y'ibyo byose nkwifurije kuzaba mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu, amen. Yari mwene so Pastor Jean Pierre, ndabakunda. Shalom shalom.